Amahoro y'Imana bene data nshuti musaraba reka ngo ikaze wowe wakoze subscribe kuri Yubahwe TV nkubwire ngo nakagarutse kugira ngo tugende tumenya amakuru ari hirya no hino nkuko nagiye mbibasezeranya ndetse mbazaniye amakuru ndetse yabyutse acicikana kuri uyu munsi aho ndetse abantu batunguwe n'ibyabaye cyangwa se n'amarorerwa yabaye. Hanyuma reka ngo ikaze rero wowe uri mu Rwanda tuguhaye ikaze nawe uri mu nkengero z'umujyi turavuze ngo komeza ugire amahoro y'Imana ndetse n'imigisha aho uherereye hose ngo wahe ikaze rero wakoze subscribe kuri Yubahwe TV kora subscribe nawe utarayikora ufate segonda rimwe utekereze kuri channel yacu hanyuma uduhereze subscribe kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro bitandukanye bijye bigenda bikugereraho ku gihe. Hanyuma rero ngo wahe ikaze rero wowe uri hanze y'igihugu nawe tukubwira ngo ukomeze kugira amahoro y'Imana ndetse n'imigisha itagabanyije ibyo ukora byose Nyiringabo abihe umugisha kandi ahira imirimo y'amaboko yawe. Hanyuma ni Samu rero muri kumwe nkuzaniye inkuru ndetse iteye ubwoba y'agahinda gakomeye amwe muri umukobwa wagiye uvugwa muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ni umukobwa amafoto yagiye acicikana ubwo mu gitaramo ndetse cy'umuhanzi witwa The Ben yagiye agaragara bakora ku nyinda niba ari nyinda nuko bikaza kugenda bivugwa cyane ati ibi ni ibiki biriya bintu biki byabaye ndetse nyuma yaho twongera kubona video yiwe icicikana ari kugurirana muri kaburimbo yasinze abantu biravugwa birongera bita agaciro turabyihorera ariko noneho ibi byo nagahoma munwa ari hongeye kubanza gukina irijwi nimurangiza mumfashe turikurikirane maze nitumara gukurikirana irijwi ubundi nkomeze inkuru yacu y'uyu munsi. Hanyuma rero umva uko uyu mukobwa yari yanyweye kamanyenya cyangwa agasembuye nawe unyumvire. Yego aya namwe mu majwi y'uyu mukobwa yagiye avuga ndetse ugenzuye neza ukareba ijwi nirye ndetse byagaragaraga ubwo bari muri cyumba kimwe bari abagore batatu umwe akenyeye isharupe y'umuhondo indi y'umweru undi rombedenuwe y'umukara ndetse bigaragara yuko bari kunywa basinze ndetse bari gusunda reka ibyishimo bigeze kure ndetse bigaragara yuko uyu mwana w'umukobwa byaje kuvugwa ko uyu munsi wa none yagaragaye afite icupa rya Heineken ndetse ari kwikinisha video yagiye igaragara ari hagati y'iminota hafi 27 cyangwa 5 ari gukora nabyita kuri ni barabyita sex simbizi ukuntu nabyita ariko yagiye agaragara uburyo ki yagiye iyo video igiye hanze ku mugaragaro ubwo yagiye agaragaza ubwo bwambure bwe ndetse ari kwikinisha n'iyo video. Bigaragara yuko iyo video yagiye icicikana hirya ndetse no hino bikagaragara yuko iyo video yabaye akasamutwe ku bantu bamwe bumiwe ndetse bamwe abakobwa barize ndetse uyu munsi none byateye urujijo mu bakobwa cyangwa mu rubyiruko bivugwa ese kuki byagenda gutya ese kuki abakobwa batakarizwa agaciro ese agaciro k'umugore nakahe. Hanyuma rero ubwo iyi video yacicikanaga hano hanze byagaragaye yuko bamwe bavuga ati burarirwa ongera amavide uburemere bwaryo Heineken ni dutoya ahubwo noneho ngo byaje kurangira ibya Heineken byanze ashaka mubimba cyangwa se iyitwa Primus nayo atangira kwishira mu myanya ndanga gitsina.
bigaragara yuko rero iyi video yamaze hanze amasaha atari makeya. Uyu mukobwa akaba afite ikibazo ngo cyuko iyi video kuba byonyine yagiye hanze agiye kugira ute, agiye gutangaza kuba byibuza yayishyira hanze ndetse nako yajya mu buyobozi bwa RIB kugira ngo ibashe gukurikirana iki kibazo cye. Tukibaza ngo ese ni byiza koko ko ibi bintu mu muco wa kinyarwanda tubishyigikira cyangwa se tukabikomera amashi ariko biteye ikimwaro na kasamutwe? Ni ibintu biteye ubwoba, aho bakobwa bamwe bari gufatwa n'umwuka ndetse nabyita ko ari uw'abadayimoni, abantu bakanga abagabo bakumva ko bagiye kwegukana ndetse kuba bajya bikinisha abandi bagasambanywa, ndetse ndatekereza ko ni ibintu bizakomeza kugera ku rwego rukomeye, aho ni mu minsi ya nyuma tugeze umukobwa atakifuza umugabo ndetse n'umugabo atakifuza umugore, ahubwo bamwe bafashwe n'umwuka w'imbaraga mbi. Ndetse bivuga ko uyu mukobwa ashobora kuba ndetse arafashwe n'indwara yo kumva zinutswe abagabo, akaba yumva yajya yikinisha cyangwa se akaba uwitwa umutinganyi. Ndetse byagiye bivugwa ko uyu mu kiganiro twagiye tubona ibiganiro byagiye bitambuka ati ndetse hari abagiye bagaruka hanyuma kuri uyu mukobwa bakibaza ngo ese ibi byo tubyita iki, ese ibi byo tubyite ngo iki, ese uyu mwuka wamaze gutera mu rubyiruko, ese uyu mwuka wamaze gutera mu bakobwa, uyu mwuka uteye mu basore, yemwe abera, yemwe bantu banjye turasenga ayahe masengesho? Ibi byo byiritwa iki? Ibi byo biritwa ngo iki? Kubera ko ibi bintu ni agahoma munwa. Reka rero ngushimire we wakoze subscribe kuri channel yacu. Nakubwiye ko amakuru uyu mwaka yose azajya asohoka nzajya nyakugerezaho ku gihe, nkakubwira uko hirya no hino byifashe cyangwa se bimeze. Uyu mwuka rero abantu nimuhaguruke dusenge, dukubita aba badayimoni, twirukane imyuka mibi kugira ngo iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kitazagerwamo n'amabi, ndetse turebera. Abasenga musenge, babyeyi nimufatire iburyo, namwe bagabo namwe musenge kuko ibintu bigeze uwandabaga. Reka ngushimire rero wowe udahwema kudukurikirana, reka nishimirire abantu bari mu mujyi wa Kigali ndetse mu nkengero z'umujyi. Umuntu wese ndetse wumva ururimi rw'ikinyarwanda mu bihugu byacu by'abaturanyi muhaye ikaze. Ndavuga abantu bari mu Burundi, Tanzania, Kongo, Kenya ndetse abantu bose bari mu bihugu byose byo muri Afrika, tubaha ikaze tubabwira ngo mukomeze kugira amahoro y'Imana. Reka ngushimire rero ngo wowe ukeneye kwamamaza, wowe ukeneye ibikorwa, ukeneye gukora indirimbo zitandukanye zaba iza video n'izindi, duhamagare kuri 0783 99 ndasubiramo 0783 785. Reka ngushimire rero wowe wakoze subscribe kuri Yubahwe TV. Reka nguikaze mubwira ngo amahoro y'Imana ndetse n'imigisha bikomeze kukubaho aho uherereye hose. Imigisha y'Imana ikomeze kukubaho. Ndagushimiye cyane rero wowe, Imana ikomeze kuguhezagira cyangwa kuguha umugisha mwinshi.